tekereza ufite abaturanyi babiri bose bakaba bafite imyaka 50. Ni abantu babiri bafite ubuzima butandukanye ndetse urebye neza bahisemo amahitamo atandukanye ahabanye cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibitangaza n'ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se exercice. Ko bivuga ko imyitozo igororamubiri yongera imyaka yo kubaho, ubwo ngubwo nibyo. Niba ari byo se ibikora gute? Ni imyitozo igororamubiri. Nitwa Samuel Mugisha. Menya byinshi kubibera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarayikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ikaze. Umuntu wa mbere reka tumwite Brenda. Brenda akunda kurya, akaba umukobwa ushatse wavuga ko arya nk'uzamara ibiryo ku isi. Afite ibiro byinshi kandi ahubwo by'ikibazo ku buzima bwe. Arabyibushye. Nyamara buri gitondo imvura yagwa itagwa, Brenda ashyiramo inkweto ze za siporo ubundi akerekeza hanze. Akora imyitozo ngororamubiri irimo kwirukanka, akagenda bisanzwe, agasimbuka kandi akajya kubyina. Afata isaha imwe buri munsi. Ariko nanone hakaba uwitwa Sara. Atuye hepfo y'umuhanda. Asa neza, ateye neza, nta mubyibuho ukabije afite. Ari ku murongo neza by'umwihariko kandi akaba arya neza ibiryo bitamuteza ibibazo. Rwose umubiri we uteye neza bidasabye ko agira icyo abikoraho. Ibinure bye ni sawa, umuvuduko w'amaraso nawo ni sawa. Ariko Sara reka da, nta myitozo y'umubiri n'imwe cyangwa se n'umwe akora. Agenda byonyine iyo agiye guhaha ku isoko agahita agaruka mu rugo. None muri aba babiri ninde utekereza ko azabaho imyaka myinshi kuruta undi? Ninde uzasaza vuba? Reka twumve. Brenda ubyibushye nabi akaba akora siporo buri munsi, cyangwa se ni Sara? Sara uteye neza utajya ubira icyuya na rimwe. Kuva uyu munsi ubimenye, Sara ari mu byago bikomeye. Dore impamvu. Ku nkuru twatangiriyeho umuntu ashobora guhita ahitamo ko Sara urya neza akaba ateye neza yabaho imyaka myinshi kuko agaragara neza. Gusa ubuzima ntabwo ari gutyo mubyumva. Umugore wa mbere Brenda niwe ufite amahirwe menshi yo kubaho igihe kirekire kuruta Sara, kubera ko imyitozo ngororamubiri ni intwaro kandi ikaba imbaraga zidasanzwe wakwiringira uramutse uri kuvuga ku ngingo y'ubuzima. Umubyibuho ukabije ushobora kuba isoko nziza y'indwara mbi zica umubiri, zirimo indwara y'umutima, diyabete na kanseri. Ariko niyo waba ubyibushye nk'inzovu ukaba unyegageza umubiri wawe, izo ndwara uba wubaka ikiraro kizinyura hejuru. Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri aba afite umutima ufite imbaraga kandi wihagije, kuko uko uwukoresha winjiza umwuka igihe ukora siporo. Uwukoresha unawutoza gukora. Imitsi yawe itwara amaraso iba imeze neza. Umubiri w'umuntu ukora siporo ingororamubiri akaba ayikora neza aba afite umubiri ukoresha umusemburo ugenzura isukari neza, ni uwitwa insuline. Ibi biwurinda cyangwa se birinda umubiri muri rusange diyabete ko yawubamo. Umuntu ufite umubyibuho ukabije umubiri we uhora uri mu byago byo kwangirika, ariko iyo akora siporo ibivanaho. Byumvikana impamvu umuntu ufite umubyibuho ukabije ariko akaba akora siporo aba asa n'ufite imashini igahora ikora uko ishoboye buri munsi ngo irebe ko yasubiza umubiri we ku murongo. Umuntu ufite umubiri uteye neza, tugiye kure y'iyo mpano umubiri we uba wifitemo, hari ikintu aba anabura uko byagenda kose igihe cyose umubiri we atawukoresha. Ushobora kubona umubiri wawe uteye neza, umeze neza, ariko nawe niko uba uri kugenda utakaza ubuziranenge bwawo kandi utabibona. Iyo udakora siporo umubiri wawe uba usa naho ufite ikizamini cyo kuba wabasha kuguma ufite imbaraga. Kenshi umubiri ntuzatsinda icyo kizamini. Iyo udakoresha umubiri wawe wisanga no gukoresha ibyo washyizwemo nk'ibiribwa n'ibindi ngo ubashe kubona imbaraga ziwutunga, bigenda bihinduka ikibazo gikomeye cyane gake gake, ibyitwa metabolisme. Iyo udakoresha umubiri wawe biragoye ko wakumva umubiri utameze neza gutyo gusa. Hari ibintu byinshi biba bitagenda. Ibintu nk'ubudahangarwa bw'umubiri
ntabwo waba usubizwa imbaraga bikwiye nk'uko turaza kubirebera hamwe mu kanya. Imyitozo igorora umubiri yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Icyo gihe ubuzima nushaka uzabwite ko butagenda, ubuzima nushaka uzabwite ko uri gutakaza imyaka yo kubaho. Nawe bitekerezaho. Kugira umubiri mwiza udakoresha siporo ngo ni uko ari mwiza, ni nko kuba ufite imodoka nziza ukaba utayijyana mu igaraje. Izaba nk'aho ari nzima ndetse yewe uzayireba ubone ni nziza, ariko moteri yayo izaba iri gupfa, iri gushira gake gake. Reka nkwereke, dufite abagabo babiri, Mariko na Davide. Mariko anywa itabi cyane ku buryo mu baturanyi be bose bamutega iminsi. Azapfa vuba, dore ibitabi byose yirirwa atumura ku munsi. Mariko anywa itabi ndetse ikigero cye cya cholesterol kiri hejuru mu maraso, ibinyamavuta. Umuganga we wa Mariko amwibutsa buri munsi ko umuvuduko w'amaraso we ushobora kwiyongera. Ntabwo ari urugero rwiza rw'ubuzima, sibyo? Gusa Mariko abayeho afana exercise cyane. Mu gitondo arirukanka, aterura ibyuma nibura isaha imwe buri munsi. Mu gihe mugenzi we Davide abayeho ubuzima bwiza, ubuzima bwe bwose ntiyigeze anywa itabi. Abayeho ubuzima buzira icyasha. Cholesterol n'ingano yayo imize neza mu mubiri, ubwo nta mavuta nyine n'ibiyakomokamo. Umuvuduko w'amaraso umeze neza, ntaho wanenga. Ariko Davide nta myitozo igorora umubiri akorana ba. Baza utekereze, none muri aba ninde uzabaho igihe kirekire muri aba ngaba? Unywa itabi afite ubuzima bw'amaraso buteje inkeke akaba akora siporo, cyangwa se Davide wicara umunsi wose ku ntebe? Yego, ukuri kubitekereza kuri uyu mwanya biraza kugutungura. Kuri uyu mwanya ho igisubizo kiratangaje, kuko Davide nubwo adakora siporo azaba imyaka myinshi. Imyitozo igorora umubiri ari imbaraga zidasanzwe ku buzima, ntabwo ariko ari ingabo ikingira umuntu igihe cyose yirohamo intwaro kirimbuzi zirimbura ubuzima bwe. Kunywa itabi, amavuta na cholesterol itagenzuwe neza ndetse n'umuvuduko w'amaraso nibyo bisingi by'izo ntwaro zirimbura umubiri. Ni ibintu byangiza cyane umubiri ku rwego na ya saha imwe y'imyitozo igorora umubiri itabasha gukemura. Nibyo Mariko anywa itabi ryinshi agakora siporo, yego bizatinza ingaruka, bizatuma umutima we ugira imbaraga, ariko nanone hari umwanzi mubisha usigara aho ngaho: itabi. Ibinyabutabire n'imyanda yiyomeka biba byiyubaka mu mitsi ye itwara amaraso y'imijyana buri ko atumuye ku itabi. Ni Mariko ubutaruhuka, hari imirimo ikorwa n'iyi mitsi itwara ikanatera amaraso, byose biba bibera mu mitsi ye yazibijwe n'ubushake bwe. Itabi byose biteza ingaruka na siporo ubwayo itabasha gukemura. Davide hari kwirinda byose bishyira ubuzima bwe mu bibazo, yirinda bya bindi bimushyira mu bibazo nk'itabi, nyamara ari guhomba cyane byose byiza bizana na siporo ubwayo. Gusa nanone ntabwo azigera ahura n'ibyago n'ingaruka zituruka ku kwangirika k'umubiri nk'iz'umubiri wa Mariko unywa itabi yahura nazo nubwo akora siporo. Nibyo bihita bitujyana ku isomo ry'umunsi rero. Exercise, imyitozo igorora umubiri, ni myiza kandi ni essence itwara ubuzima bwiza. Gusa nanone ntabwo izigera na rimwe ivura byimazeyo imico n'imiterere cyangwa se ubuzima bubi wahisemo. Imico n'imiterere byica wahisemo. Mariko wangiza umubiri we akaba anakora siporo, aba ameze nk'ubaka inzu nziza, ariko nanone akagenda acana umuriro muri buri cyumba cye cy'iyo nzu ngo arebe ko wayitwika, asa n'ukina nayo. Imyitozo igorora umubiri irubaka, gusa imico n'imibereho mibi irasenya. Byose ni twebwe tubihitamo. Ibi ni bimwe mu bintu umuntu ukora siporo aba arusha cyane wa wundi wirirwa wicaye buri munsi. Imyitozo igorora umubiri nicyo kintu cyonyine gihendutse ku isi gikoreshwa mu kongera imyaka yo kubaho ku isi, ku buzima bwa muntu. Yewe no mu nyamaswa nuko bimeze. Ntabwo twongera imyaka iyo dukora siporo,
ahubwo imyitozo igorora umubiri yongera ubuzima ku myaka. Umutima wawe, iyo ukora siporo umutima buriya uriyubaka kandi biwongerera imbaraga umutima ku buryo uba umutima nyine. Iminota 150 mu cyumweru ya siporo ishobora kugabanya ibyago byose bitera urupfu ku muntu aba yahura nabyo mu buzima bwe ku kigero cya 30%. Ubwo ni ubushakashatsi bwa British Journal of Sports Medicine. Buriya imyitozo igorora umubiri nicyo kintu cyiza kibasha gutuma umubiri wawe ukoresha isukari neza n'ibinure byawo. Bitinze uba wirinda cyane ibyago byo kuba wakwibasirwa na diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Uko niko umubiri wawe uba unagira ibiro bikwiye. Amagufwa yawe n'imikaya. Imyitozo igorora umubiri ituma umubiri ugumya kuba ufite imbaduko n'imbaraga, kuko niyo ugenda uba wabasha kuba wabyumva. Ntabwo ushobora gupfa kwikubita hasi igihe cyose ukora siporo neza. Uba uzasaza wigenza mu masaziro yawe n'amaguru akenshi. Ubwonko bwawe nuko wumva usesengura ibintu birahinduka. Nta gahinda gakabije ushobora kugira, nta muhangayiko. Umutima no gutekereza, ubwenge ndetse n'amarangamutima bimera neza. Ibyo ni ibintu umuntu ukora siporo aba arusha cyane utayikora. Uturemangingo twe natwo ubwatwe, imyitozo igorora umubiri ifasha mu kudusukura, imyanda ivanwamo. Bivuga ko irinda cyane ibyitwa telomere. Utu ni tuba tumeze nk'utugofero kuri buri ndangamimerere ya muntu, ADN imurimo, dutuma dusaza cyangwa se asaza. Reba ku isaha yawe, ubu turi saa ngapi? Uzatangira ryari rero? Ababizi neza bazanakubwira ko buriya uko ufashe isaha imwe ugakora siporo igorora umubiri, ubundi uba wongeye amasaha 3 y'ubuzima bwawe. Uzatangira gukora siporo ryari? Nta mibare irimo aho ngaho, biroroshye kubibara. Buri mwanya ushoye mu myitozo igorora umubiri uba wongeyemo amasaha, uba wongeyeho amasaha make cyangwa se arenze ku buzima bwawe. Indwara z'akarande ni kuba uzegeza inyuma. Ntabwo wabasha gusazira imburagihe igihe ukora siporo. Ubu ujya kure, wegera kure cyane ingaruka zo gusaza. Imyitozo igorora umubiri ari n'iryo shoramari rizima wazigera ukoraho mu gihe uri ku isi. Imyitozo igorora umubiri igabanya ibyago by'umutima ku kigero cya 30% ndetse no kuri 40%. Diabete yikubita hasi ku kigero cya 50% yo mu bwoko bwa kabiri. None niyo ntambwe ufashe uyu munsi, uratangira cyangwa se usanzwe uyikora? Ubwo ni ugushyiramo akabaraga. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze iki kiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndashobora kubaha ibiganiro byinshi ndetse bimeze nk'ibi ngibi. Ntibibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi mubana mu magroupe. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mushyigikira.